Basuje kuri Flow Kitchen The Creative mugira amahoro meze neza. Twagarutse rero mu gikoni tugiye kongera gukora video yo guteka. Uyu munsi rero mbaza ngo turateka iki? Tugiye guteka akawunga. Mu buryo ariko buri special, mu buryo budasanzwe. Ku buryo turya akawunga karyoshye kadasa umweru twahinduye kuko ushobora kurya akawunga kumwe kwakakurambira. Ngiye sinagakunda cyane, niyo mpamvu nize uburyo bwo gateka neza nkakarya gasa neza kadasa umweru kandi karyoshye kagira ngo ni nk'umuceri. Rero turifashisha ibi bintu mubona hano. Kawunga karimo karoti, se wari wakumva wari wakabona. Kawunga karimo pavuro, karimo n'igitunguru. Turakoresha n'utuvuta dukeya nkuko bisanzwe. Tugiye gutunganya izi karoti rero ntabwo tuzikata bisanzwe, ubwo turazirapa kandi tuzirape duto cyane ku buryo urya kawunga ukumva karoti nyine zitakujena. N'udupavuro turakata duto cyane ku buryo nyine biza guhura n'ifu bikaba ikintu kimwe, ntibijye bikujena uri kurya kawunga. Niko mbigenza, ndaje mbitunganye mbereke ukuntu muzajya muteka kawunga kari special karyoshye mukakarya mwishimye muryohewe, cyane cyane niba utagakunda nkanjye bisaba ko garya karyoshye cyane. Nyine kurikira nkwigisha uko uzajya ugateka ukagakunda, ukajya ukarya kenshi kandi utagakundaga, bitewe nuko urawamenye uko uzajya ugateka neza karyoshye pe. Kurikira rero. Maze kubitunganya rero ngaka gapavuro nagerageje gukata dutoya dushoboka. Hariho n'agasereri nanibagiwe ariko ni tubiri gusa dukeya kuko ushyizemo byinshi ntago byaba icyatsi cyane, ntago byasa neza. No kugira ngo agasereri kaze kubihumuza birushaho kuryoha. Ngicyo ni igitunguru, noneho ngizo na za karoti. Murabona ko narapishije hato hamwe hato cyane. Karoti ziza tuza ari duto cyane ku buryo tuburiramo tugahindura isura. Karoti kifasha muri aka kawunga no kugahindurira isura no kukaryoshya. Hanyuma pavuro nazo na sereri n'igitunguru no guhumuza no kubiryoshya. Ubwo rero muraje mwirebere ukuntu duteka kawunga mu buryo buhambaye, mu buryo akawunga karyoha ukagivuga uti saka na kawunga n'umuceri ni ikibiryoshye cyane. Twagiye mu gikoni. Twageze mu gikoni rero nk'ibisanzwe, gahunda ni utuvuta dukeya. Ndabanzamo cya gitunguru, kugira ngo kaze kuba gahumura neza, ariko ntabwo ndagishiriza. Oya, ntabwo nshobora kugishiriza. Banyangiye ndagira gutya n'ibihumura, ndahita nagamo n'udupavuro se naho ugendera rimwe. Igitunguru cyahumuye rwose, si guhumura, birahagije. Reka dushyiremo udupavuro na twa dusereri. Katubireke gatoya, gato cyane ariko. Ibi birahagije. Reka nshaka kubishiriza. Reka dushyiremo rero na za karoti. Batekera kawunga karyoshye gahumura gasa neza, apana guhorera akawunga k'umweru. Oya rwose, no. Tujye tumenya guteka neza, duhindure turye neza ibiryoshye kandi bitadusaba ibintu bihambaye. Reka rero tureke karoti zishye tugaruke mberekana uko turabigenza. Karoti zacu ziri gushya rero, ntabwo zigoranye kubera ko turatari dutoya ubu twahiye. Reka dushyiremo akunyu. Birumvikana kawunga yacu igomba kuba irimo umunyu mukeya karinganiye, nibwo irushaho kuryoha. Tuvuta dukeya, akunyu gakeya. Mu kanya turagaruka. Hano rero karoti zamaze gushya. Icyo ngiye gukora, ngiye gushyiramo ya kawunga yacu. Noneho mvange kuko mvange bihure bihumure, kawunga ishye koko. Hanyuma nimara guhura nayo yahumuye neza,
ndashyiramo amazi noneho ntangire nkora kawunga bye. Kawunga yacu rero nakomeje kuvanga, maze umwanya kuvanga nk'iminota 10 rwose utarambirwa. Yashyushye yatokombe niko navuga. Ahigeze rero kuko itangiye gusa n'ifata ku isafuriya, ngiye gushiramo amazi nayo yabize birumvikana. Amazi yabize, ahigeze rero reka dukoresha amazi. Murabyumva ko yashyushye cyane nayo. Shiramo amazi noneho tugakora bisanzwe ko dukora kawunga. Genda wongeramo biterwa niyo watetse uko ingana, byose no kugereranya. Tugiye rero gukora kawunga bisanzwe noneho kugeza ihiye. Ahigeze none ntirabura iminota 30 imara kuziko, kuko kawunga ni ngombwa kuyihisha cyane, ntago umuntu ayirya idahiye neza, ntago ari byiza. Ni ngombwa kuyihisha. Kawunga itekwa umwanya munini uhagije. Kawunga yacu rero twavanze imaze guhura, ifu imaze gushiramo neza. Uko neka kawunga rero ngiye nigurya. Ahangaha igeze ngiye gushyiramo amazi noneho nyicanire, nyipfundikire, nyicanire, nyireke nk'iminota 25 cyangwa se 30. Igende ishye, niteka nk'utetse ibirayi cyangwa umuceri. Kuziko nta kindi kintu nkora. Noneho ya mazi agenda yiteke ishye, koko ndongera kugaruka mvanga amazi amaze gukamamo, imaze no gushya. Ngiye nuko nteka kawunga, ubu maze gushyiramo amazi gutya, nta kindi nkora, ndayareka ajyemo hasi. Hanyuma ubundi kawunga ibire, koko ibire ishye njya kawunga ihiye neza iryoshye. Ntago njya nyikora nkuko umuntu akora ubugari bw'imyumbati uvanga utaruka ukabukuyeho. Ntago iyo kawunga ibihiye, ahubwo gutya ngiye gucanira. Murabona ko ikizemo amazi asa n'ahari menshi. Ndongera kuvanga, amaze gukama kawunga ihiye ku buryo ndavanga noneho nyihuza neza, nkayikuraho nizeye ko yahiye. Urumva nimpfundikira gutya nkayiteka nk'utetse ibirayi cyangwa ibijumba, ngapfundikira iyo kawunga, aya mazi arajya gukama ihiye bye. Namwe mujye mwiteka gutya nibwo kawunga ishye. Reka dupfundikire tuyireke rero. Wow, kawunga yacu rero irahageze, yahiye, y'amazi yakamye. Mwabonye uko nasusemo ari menshi, yakamye. Umuntu agenda ujombamo umwuko gutya, byashaka gushirira ukajombamo umwuko, amazi akagenda ajya hasi, kongera ugapfundikira gutyo gutyo. Nturambirwa, wakumva byongeye gushaka gushirira ukongera ukagera gutyo kugeza y'amazi ashizemo. Murabona ko yashizemo rero, yahiye guhumura, isa neza. Murabibona, navuze ko tugiye kuhindura tukava kuri kawunga y'umweru tukarya kawunga isa neza, yahinduye ibara kubera za karoti twashyizemo, ihumura kubera udupavuro n'udusereri, igitunguru, iryoshye. Murabibona rero ukuntu imeze. Tugiye kuyegeranya noneho, kuko mba nayitetse inyanyagiye gutya nyine kugira ngo umuriro ugere hose, nkayipfundikira nyine yose ikumva umuriro igashya. Ubu rero ahigeze noneho ngiye kuyirunda, nyihuze neza nkuko umuntu akora ubugari bw'imyumbati. Nababwiye ko nge ntateka kawunga nk'ubugari bw'imyumbati uteka urunda wegeranya weya. Ubu ahigeze kuko yahiye, yarangiye ibyo nashaka gukora byose nabikoze. Noneho ngiye kuyirunda neza, nyihuze imere neza, noneho nyarure. Kawunga yanjye rero maze kuyegeranya, murabona ko noneho igize forme, isa neza, imeze neza. Tugiye kuyarura. Wow, gahunda yacu rero turayishoje. Kawunga yacu yahiye, ngiye murayibona ukuntu yisatuye, biragaragara ko iryoshye. Twa dukaroti turagaragaramo, udupavuro, udusereri, murayibona irasa neza rwose. Nuko ihiye imeze, murayibona ko ushaka kurya kawunga iryoshye kandi isa neza. Ibintu by'umweru bya buri munsi bya kawunga tukabivaho.
reka rero tuyumva, ariko mu by'ukuri iraryoshye atari amakabya nkuru. namwe murabona ukuntu isa, uko twayitetse umwanya bifashe nk'iminota 50. kawunga irahiye, iraryoshye, imeze neza. Wow, ropa yacu rero ni uko yifashe. kawunga yacu tugiye kuyirisha utuboga, udushyimbo turimo intoryi. nabitetse ku ruhande, ntabwo nari gukora video yabyo byose kuko yaba ndende, nzajya mbibereka. ibyo muzajya mushaka mujye mumbwira, ariko kawunga iryoha ifatishije udushyimbo turimo intoryi, utudodo ku ruhande. murabona ko bisa neza cyane rwose, ntacyo umuntu yabigereranya, biraryoshye. reka tugute twumve.